Ya ndabashuje mu izina rya Yesu. Mana yacu ishimwe cyane. Ni Apostle Margaret kuri Church Preparation TV. Muri aka kanya keza rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye ni ijambo ryiza cyane, riraza kukunezeza, riraza kugufasha, riraza kukubaka, riraza guhindura ubugingo bwawe nk'uko ryahinduye ubugingo bwanjye. Imana iguhe umugisha. Reka rero dusenge ntangira. Imana itugirire neza cyane. Mana ya Abraham na Isaka na Yakobo, ndagushimye, ndaguhimbaje, nguhaye icyubahiro umubyeyi mwiza kunyitaho. Gushimiye aka kanya keza k'ijambo ryawe rikuvugane n'imitima yabumva iyi video, yabazayumva mwami Mana. Ikuvugane natwe abaraha Mana, reka utuganirize ijambo ryawe Mana ikomeye rikora imirimo n'ibitangaza mu mitima yacu, maze turushaho gukomeza kuvuga neza. Urakoze Mana nziza, unkoreshe nk'igikoresho cyawe, nta bari nge ahubwo ijambo ryawe ritambuke rivuye kuri wowe igere kuri benshi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Akanya keza k'ijambo ry'Imana ko nari maze kubabwira. Ijambo riri ku mutima wanjye uyu munsi riravuga ngo ni igihe cyo kubabarira cyangwa ni igihe cy'imbabazi, ni igihe cyo gutanga imbabazi. Iki ntabwo ari igihe cyo kwangana, iki ntabwo ari igihe cyo kurwana, iki ntabwo ari igihe cyo gutandukana. Yemwe abakora amadivorce mwe, ntabwo ari igihe cyabyo. Iki ntabwo ari igihe cyo kurakara, iki ntabwo ari igihe cyo gutukana, iki ntabwo ari igihe cyo gutongana, iki ntabwo ari igihe cyo kuhangana. Oya, iki ni igihe cyo kugaruka ukiyunga na mwene so. Iki ni igihe cyo kugaruka ukababarira mwene so. Iki ni igihe cyo kugaruka ugakundana n'uwo mukundana, ugakunda abantu Imana yaremye, kuko igihe kiri hafi ubwo abantu b'Imana bazasanga Imana yabo. Noneho rero uzasanga umuremyi wawe ute kandi ibyo yakubwiye gukora utarabikoze. Imana igufashe cyane. Iki ni igihe cy'imbabazi. Uyu ni umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, nk'uko igihe kimwe Yesu yavuze ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje, ngo yasigiye amavuta ngo kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza abababaye cyangwa abavunika, ngo kandi ampaye no kumenyesha umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Aya ni amagambo yavuzwe na Yesu na Yesaya umuhanuzi muri 61, arongera Yesaya asubiramo muri Luka ibice 4. Imana yacu dufashe cyane. Rero iki ni igihe cy'umwaka w'imbabazi. Icyo nicyo nashakaga kuvuga. Bene data, mureke dusome ijambo ry'Imana noneho nkomeze. Turasoma muri Matayo ibice 18 umurongo wa 21. Ni turagera 35 na hano hariho, ariko ndifuza kwasoma kugira ngo ntaza kuvuga ibyanje. Ngo nuko Petero aramwegera aramubaza ati, databuja mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Ngeze karindwi. Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza itaranto inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda. 28. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenari 100. Aramufata, aramuniga, aramubwira ati, nyishyura umwenda wanje. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe wari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye. Shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so
mubikuye ku mutima. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana. Oh haleluya. Mana ndagushimye kubw'ijambo ryawe kandi ncishijwe bugufi cyane. Mwami wanje, reka uyobore kandi uganze, reka wigishe kandi uteshe, uhugure Mana mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umugani ukomeye cyane, ngo umuntu yari afite abagaragu, aza kugera aho ngaho, aragenda ajya mu ruzindu, ajya ahantu kure, ngo agezeyo aza no kugaruka. Agarutse asanga hari umuntu yari yaragurije amafaranga menshi, reka tuvuge gutyo idinari yo muri icyo gihe nizo bakoreshaga, ngo aramuguriza. Ariko noneho agarutse amubwiye ati nyishyura, undi aramubwira ati ntacyo mfite nkwishyura. Ngo aramufata amuha abasirikare kugira ngo bajye kumufunga. Aramugura we n'umugore n'abana kugira ngo baze bamukorere kugeza igihe bazishyurira wa mwenda. Ngo ariko uyu mugaragu yikubita hasi asaba imbabazi shebuja, aramubwira ati mbabarira kuko nta mafaranga mfite, nta dinari yo mfite ubu ngubu, ariko igihe nikigera nzakwishyura, hari wenda nzakora nkwishyure. Ngo aramureba, ngo aravuga ati ngaho haguruka ndakubabariye. Ngo amubabarira wa mwenda wose. This time nubwo yanamubwiye ngo nzakwishyuza kera, yaramubabariye. Ngo ako kanya uwo mugaragu avuye aho ngaho, uko twasomye mu ijambo mwabyumvise, ngo waragenda ahura n'undi mugaragu mugenzi we umufitiye ideni cyangwa umwenda. Ngo arangira amubwira ati nyishyura, niba utanyishyuye bagufunge. Abamushyize mu nzu y'imbohe. Ngo bagenzi be bajya kumurega, baravuga bati wa muntu wababariye umwenda abigenje ati, afashe mugenzi we aramufungishije. Imana yacu dufashe cyane, Imana idutabara. Ngo shebuja ararakaye aravuga ati kuki nge nakubabariye ariko ukaba utabashije kubabarira uriya mugenzi wawe. Ngo arangira avuga ngo nuko rero nibakujyane bagufunge kugeza igihe uzishyurira umwenda. Imana idutabare cyane. Ijambo ry'Imana rirangije rivuga ngo na so wo mu ijuru ngo niko azabigenza nimutababarira abantu ibyaha babakoreye. Iyo dusomye muri iki gitabo nanone Matayo 6 umurongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo nimubabarira abantu ibyaha byabo ngo na data wo mu ijuru azabababarira. Ngo ariko nimutababarira ibyaha byabo ngo na data wo mu ijuru ntabwo azabababarira ibyaha byabo. Birababaje, biteye agahinda. Iyo usomye mu Bakorinto ba kabiri igice cya 2 umurongo n'uwa 10 ho haravuga ngo Paulo yaravuze ngo iyo mbabariye abantu mbababarira ku bwanyu kugira ngo Kristo ahabwe icyubahiro. Haleluya. Niki gituma Kristo Yesu adusaba kubabarira? Nuko nawe ubwe yatubabariye. Eske iyo atakubabarira, iyo atakugirira imbabazi ibyaha ufite byose, amakosa ukora buri munsi, wowe wakabaye uri hehe nanone ahangaha? Wakabaye uri hehe? Byakabaye bimeze bite? Ijambo ry'Imana riradusaba kubabarira bene data. Ijambo ry'Imana riradusaba kubabarira abo twashakanye niba badukoshereje. Ijambo ry'Imana riradusaba kubabarira ababyeyi bacu niba baduhemukiye. Ijambo ry'Imana riradusaba kubabarira abavandimwe bacu niba hari icyaha badukoreye. Ijambo ry'Imana riradusaba kubabarira n'abandi batubereye n'imyenda bakaba barananiwe kutwishyura. Ibyo bintu birakomeye cyane ndabizi. Umuntu ubaye waramugurije amafaranga yawe mu by'ukuri akayakwambura ntabwo byoroshye. Bigusaba kwihangana cyane, bigusaba gukomera umutima kugira ngo ubashe kumwihanganira kugeza igihe azakwishyurira. Hari n'igihe binanirwa burundu akananirwa kukwishyura, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nutababarira umuntu icyaha cye, nitutababarira abantu ibyaha byabo, ngo natwe ubwacu ntabwo tuzababarira ibyaha byacu, kandi natwe turi abanyabyaha. Imana idutabare rero. Imana itabara ubugingo bwawe n'ubwanje. Imana igusange mu ntege nke zawe. Imana igusange ubabarira abakuhemukiye, ubabarira abakwiciye. Mu Rwanda ndashima Imana dufite urugero rwiza rwo kubabarira, kuko hari abantu biciwe, abantu babiciye abandi nabo bamaze kubica muri genocide. Bungubu kugeza uyu munsi dufite ubuhamya bw'abantu bagiye bababarira abantu babiciye abantu. Barababarira, biyunga nabo, babana nabo, bakundana nabo, bagendana nabo. Imana yacu dutabare. Hari n'abandi batarabishobora, ndabizi ko kubabarira ntabwo byoroshye. Kubabarira biragoye, kubabarira biravunanye, kubabarira biteye agahinda. Kubabarira ni ikintu kigenda kikajya mu mutima wawe kikazirika, kikaguhambira wowe ubwawe, cyamara kuguhambira ugasigara uboshywe
kandi na mwene so aboshywe. Ufata ikiziriko ukizirika wowe ubwawe, wamara kwizirika ugafata na mwene so ukamuzirika, mwese mukaguma muri imbata z'icyo cyaha. Umwe ni imbata y'icyaha yagukoreye ko yakubabaje, nawe ubaye imbata yuko unaniwe kumubabarira, ukaba umurakariye, ukaba umwanze, urwango tutasobanura, ari wowe ubizi n'Imana yawe. Rero ijambo ry'Imana riratubwira ngo babarira. Babarira nibwo nawe uzababarirwa. Babarira kandi wibagirwe. Imana yacu dufashe cyane. Ni ukuri ko babarira biravunanye pe. Nanjye ubwanjye mu buzima bwanjye byajyaga bingora, byajyaga bintera ikibazo kugeza hambere, ntabwo ari kera cyane, ni imbere ya korona gatoya, nibwo nabashije kumva umutima wanjye udohotse, numva mbabariye buri muntu wese wagiye amemukira. Imana yacu dufashe cyane. Ntabwo byoroshye umuntu kuba yaragiye akakuvuga gusa, kandi akakuvuga kubeshyera, akagushyiraho ibintu, akagushyiraho sections, umva, akakuvuga nabi ku buryo akwandagaza, abantu bose bakajya bakubonamo kuri mubi, kandi byarakozwe n'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. So warangiza ukanabimenya, ukamenya ko uwo muntu koko yabikoze. Uwo muntu ntabwo byoroshye kumubabarira, cyane cyane ko aba yarakubeshyeye, aba yarafashe izina ryawe akaryanduza, aba yarafashe ubuzima bwawe akabwanduza. Umuntu mwegeze kuvuga, yari nk'imvugo, avuga ngo ubuhamya bw'umuntu kuburinda biroroshye, ngo ariko iyo wabutakaje kubugarura birakomeye cyane. Imana idufashe cyane. Umuntu iyo yamaze kukwandagaza akagusiga ivu, akagusiga imyanda, kugira ngo iyo myanda izakuveho ntabwo byoroshye, keretse we ubwe ahagurutse akagenda agasubira hahandi hose yagiye anyura. Nyamuneka kanaka naramubeshyeye, nyamuneka kanaka namuvuza ibitari byo. Kandi ntabwo bimworohera, nawe ntabwo byamworohera. Satani arakomeza akamuzirika, ahubwo akagira ipfunwe, akagira isoni, akananirwa kwiregura, akananirwa kuba yavuga ati ariko uriya muntu naramubeshyeye. Imana idufashe cyane. So nanjye nari naraziritse abantu b'Imana, naravuze ngo Mana, aba bantu ibintu bankoreye, aba bantu Mana yanjye barebe, nkajya mpora ndira mvuga ngo Mana, aba bantu barebe kuko bampemukiye, Mana, aba bantu barebe kuko bankoreye ibintu bibi. Ariko Imana yaranganirije, Imana ikajya insanga ikambwira ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo. Haleluya. Ngo nkunda imbabazi ngo kuruta ibitambo. Mwayo masengesho uriho usenga, n'ubutumwa urimo ubwiriza, n'abakene urimo ufasha, imirimo myiza ukora, ibyo byose ntabwo binezeza. Ikintu kinezeza gikomeye cyane ni imbabazi. Ndashaka kubabwira ngo nikubise hasi imbere y'Imana, ndarira cyane, ndaboroga, mbwira Imana ngo Mana, makubabarira, makubahora bano bantu kuko ntabwo binyoroheye Mana. Ndarira mbwira Imana, ndataka kugeza ubwo Imana yabinshyizemo, irambwira ngo bababarire. Numva ndadohoye, numva ndababariye, numva ndabohotse, numva umutima wanjye uraruhutse. Imana yacu dufashe cyane. Haleluya. Kubabarira birashoboka, nubwo bigoye birashoboka. Imana ibigufashemo mu izina rya Yesu. Umuntu ashobora kuba yaragukoreye icyaha, sinzi uko cyaba kimeze, numva ni icyaha kiruta ibindi, ari icyaha cyo kuba yarakwiciye umuntu. Ariko icyo cyaha ndagira ngo nkubwire ngo nacyo wakibabarira, kuko icya mbere ya byose Imana iri mu muntu yamuremye ari mwiza, imuremye afite umutima mwiza, afite ubuzima bwiza, afite urukundo muri we, kuko yari yamushyizemo ishusho y'Imana. Ariko Satani amaze kwinjira mu isi, amaze kubeshya Adamu na Eva bagacumura bagakora icyaha, aho ngaho niho ibintu byose byapfiriye, aho ngaho niho ibintu byose byangirikiye, aho ngaho niho umuntu yanduriye, abasha kugira icyaha mu mutima we. Aho ngaho niho Kayini yaje kurakarira mwene se Abeli, amujijije ubusa ishyari, ngo nuko